kubabwira inkuru y'akababaro, inkuru ibabaje cyane y'itsinda ry'abakristo bagiye gusenga ku musozi, ari itsinda ry'abantu 68 bakaba barafashwe abantu benshi cyane, amadini n'amatorero bari baturutsemo. Tubabwire mbese imva n'imvano yo kugira ngo bafungwe uko byagenze, ngo bikoze bakaba bari bakumbuye ibihe byo gusenga bikabakamo, ngo dore ko yari itsinda ryari risanzwe risenga, noneho ngo bakavuga bati reka ngo bajye gusengaho amasaha makeya cyane, ubundi bereke Imana ibyifuzo bigiye bitandukanye, kuko bari no mu mujyo wo gusengera igihugu, ubundi amasengesho yabo kugira ngo barebe ko Uwiteka yayumva. Ngo baragenda rero bagiye gusenga baratsimbura, ngo nibwo bagezeyo abandi bantu rero babatungira agatoki barabahururiza. Ngo mbabwire rero ko ibi bihe byagiye bihanurwa n'abahanuzi bagiye batandukanye mu itorero ryacu, ndetse n'ahandi mu yandi matorero, haba muri Anglikani, Adventiste n'abandi bose bemera ubuhanuzi. Simbizi, hari ababwemera hari n'abatabwemera, ariko ababwemera ni waba ubwemera waba utabwemera uramaze, kuko ibi byose byarahanuwe. Mu kiganiro cyacu rero tugiye kubabwira neza aba bantu 68 uko byagenze kugira ngo bajye gusenga. Iri tsinda ryari riyobowe n'umugabo w'umukristo wari ukuze, cyangwa se wari uyoboye iri tsinda nk'umuyobozi waryo, ariko akaba ari itsinda ryari rigiye gusenga ku musozi nk'uko bari basanzwe mu bihe byo hambere abantu bajya gusenga. Mu bihe byo hambere umuntu yabaga afite inshuti ze akazitumira bakajya gusenga ku musozi. Imisozi yakundaga gusengerwaho Kanyarira, Kizabonwa, Banguka ngo utabare, amazi y'ibyumba, mu Rutare n'ahandi. Iyo ni imisozi abantu bakunze kugenda bajya gusengeraho n'ibindi. Ubundi kujya gusengera ku musozi cyangwa se kujya gusengera ahantu hatari abantu, ubundi bifasha iki? Ni iyihe mpamvu umuntu ashobora kuva mu rugo iwe agasiga iwe mu rugo rwose nta kibazo, akagenda akajya gusenga ahantu mu gashyamba, akagenda akajya gusenga ahantu hatari abantu benshi, akitarura akagenda akajya gusenga? Turabyibuka muri Bibiliya, ubundi Yesu ajya gusenga mu gashyamba i Getsemani. Ngo Yesu rero yarahageze ngasengana umubabaro cyane mu gashyamba i Getsemani, ngo ndetse ngasenga ngo amarira avanze n'amaraso. Birabivuze iki? Yesu ngo yabonye umusaraba afite ngo utangiye kumurenga, cyangwa se igikombe yihaye cyo gucungura umwana w'umuntu ngo gitangiye kumugora, ngo ariko ngarazamuka, ngo yitarura intumwa yari ari kumwe nazo, ngo yitarura intumwa yari yaratoranyije kugira ngo bavugane ubutumwa, ngarazitarura rwose, ajya mu gashyamba Getsemani ngajya gusenga. Ngo yari yuzuye umubabaro, ngo ubundi ngarasenga ngo ava ibyuya bivanze n'amaraso, ngasaba ngo igikombe niba bishoboka ngo kimurenge. Bivuze ko umuntu ashobora kuva mu rugo rwose ari uko afite ibibazo. Umuntu ava mu rugo ari uko afite ibibazo, akitarura abantu, akajya ahantu hirengeye, akajya mu gashyamba, akajya gusenga kugira ngo ibibazo afite Imana rwose ibe yabimukemurira. Kuko tugendeye kuri Bibiliya, uko Yesu yagiye gusenga kugira ngo igikombe mu kimurenge. Rero ndumva ko umuntu ava mu rugo agiye gusenga, agiye mu mazi ibyumba, agiye kuri Banguka ngo utabare, agiye ku musozi Kizabonwa, agiye Kanyarira, agiye ku mazi, agiye n'ahandi hose abantu bakunda gusengera, kugira ngo ibibazo afite abyereke Imana. Kuki wavuga ngo umuntu ari mu rugo ntabwo ibibazo afite yabyereka Imana bigakunda? Yego, birashoboka, ariko nanone se kuki Yesu yitaruye intumwa ze akajya mu gashyamba i Getsemani? Iyo yicara impande y'intumwa ze aho bari bari kumwe akahasengera, ntabwo Imana ari kumwumva? Ariko biba ngombwa, biba na byiza, ndetse biba kugira ngo ube comfortable, kugira ngo wumve wisanzuye umeze neza, nuko witarura abantu ukajya ahantu ha wenyine ukaganyira Imana yawe ugusenga. Barazamutse rero bajya ku musozi gusenga. Bamaze kugera ku musozi barasenga nk'uko byari bisanzwe, bamwe bajya mu Rutare, abandi baguma hanze barasenga, bagira ibihe byiza, baragumya barasenga, bahamagara Imana. Ngo hari harimo n'abagabo bari bafite amadeni akomeye cyane kuri banke, barimo gusenga kugira ngo Imana ibagirire neza, ibakize, ibishyurire amadeni inyujije mu buryo bwose, mu nzira zose zishoboka. Ngo barasenze rero bagira ibihe byiza, bamwe
bamwe bajya mu rutare barasenga nk'uko ibihe byo hambere byahoze, kwambaza Imana, kuramya Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nawe ubwawe urabifite, n'undi arabifite, n'undi arabifite byo gusengera. Aba babyeyi rero ngo bidateye kabiri, hashize amasaha nk'atanu atandatu barimo gusenga mu gicamunsi rwose, ngo baraje barabafata, barabashorera, babajyana kubafunga, babafunga yuko bababwira yuko ngo bagiye gusenga kandi bitemewe. Niba ushaka kugura inzu nziza kandi inzu ihendutse ku mafaranga makeya cyane, hano mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, akagari ka Birira, umudugudu wa Ruremo, site y'Akadahenda, inzu ni Shuwadiru ngiye kukurangira. Iyi nzu irashakamo amafaranga miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi iyi nzu ni inzu ubona nini, yabitwe bibiri, iri mu kibanza kinini, ubuso 256. Umuhanda umwe unyuze haruguru y'inzu, undi muhanda unyuze munsi y'iyi nzu. Bivuze ngo iyi nzu ni inzu iri hagati, kuko iri mu midugudu, bahaciye imidugudu, ni muri site nziza ya zoning R1. Rero niba ushaka iyi nzu wahamagara nimero ziri kuri screen yawe, ubundi ugahabwa iyi nzu kandi ugahaha neza. Ibi bihe umuntu unkurikiye neza, uri kunyumva, uri kumva ibyo ndi kuvuga, uri kumva amagambo ndimo kugenda mvuga, arimo kunyumva neza, uko tugeze mu bihe. Ibi bihe byarahanuwe, ibi bihe byagiye bihanurwa mu gihe cyo hambere, kuko ubundi mu gihe cyo hambere twemererwaga kujya ku misozi gusenga, twemereraga kujya mu mashyamba gusenga, twemererwaga gusengera mu nsengero, twemererwaga gusengera mu mazi, twemeraga gusengerwa mu mihanda tugenda, twemeraga kuzamura Imana, tukavuga, tukatura Imana, tukayisenga bigakunda. Ibi bihe rero byaje kuzamo kidobya, navuga ngo byaje kuba ibihe bigoye abagenzi ndetse n'abakristo, biza kwanga ngo bima akawamugani ngo isosi yaguyemo inshishi. Isosi igwamo inshishi, rero ibihe byo gusenga biradogera, ubundi biranga, kugeza ubwo abantu gusenga, bamwe bagiye basenga bihishe kubera ko gusenga bitemewe, abandi basenga bihishe bagafatwa, bagafungwa, ndetse abagerageje kwerekana aho abandi bagiye gusenga bakaba banabahemba. Ukaba wabona umuntu yinjiye mu ishyamba agiye gusenga, ugatungira abashinzwe kumubuza gusenga agatoki, ukaba wabihemberwa. Ibyo rero bigatuma umuntu yigengesera, anifata kugira ngo atajya gusenga. Aba rero ngo bashize umunya, bashira umuze, baravuga ngo kamaya mbaya, n'ubundi ikiba kibe, ngo baratsimbura. Abantu 68 baragenda bajya gusenga ku musozi. Bageze ku musozi barasenga, rero baza kuhabafatira. Bamaze kubafata babajyana kubafunga. Ngo bagezeyo rero aho bagiye gufungirwa, umugabo wari ubayoboye cyangwa se uyoboye itsinda, kuko buriya itsinda nubwo mwaba muri 10, mwaba muri 20, riba rifite abari buze kubwiriza, abari buze kuyobora iryo tsinda mu ngeri zigiye zitandukanye, abari buyobora amasengesho n'ibindi bitandukanye. Ngo bavuze yuko rero, bavuga yuko ngo babonye abantu bajya gusenga bitemewe ku musozi, ngo babonye abantu barimo kujya gusenga benshi. Ubwo rero birangije baza kubafata babajyana kubafunga. Abanyeshuri 4 barafunzwe, n'abandi bantu bose bari bagiye kuhasengera barafungwa. Cyo kuza ababyeyi batwite bo bahise barekurwa barataha, ariko abandi bahise bafungwa. Ariko ubu ngubu ntabwo turamenya niba bafunguwe. Cyo kuza tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha tubabwira ese uko byagenze, niba barakomeje gufungwa cyangwa se niba barafunguwe bagahabwa warning hanyuma ko batemerewe kongera gusenga. Abantu bagiye babihanura, bamwe bakabakerensa, abandi bakavuga ngo mwabuze icyo kurya, abandi inzara yabishe, mwabuze ibyo muvuga. Nyamara ibi bintu byagiye bihanurwa, abantu babigira minenegwe, babikerensa, babifata nkaho ibyo barimo kuvuga abantu basaze, ngo bataye umutwe. Nyamara ibi bintu byose byarahanuwe. Niba utarimo kubyemera, reka tugaruke, reka mbagarure neza, mugaruke, reka muturune 2018. Mu mwaka wa 2018 abantu bakoraga ibiterane hanze, hakasengerwa abantu bagera muri 500, bakihana, bakareka ibyaha, bakareka itabi, bakareka inzoga, bakareka ubusambanyi, bakareka n'ibindi bintu byose byari byarababase. Ukabona abantu 500
bagiye kwakira umwami Yesu n'umukiza, bakayoboka insengero, bagasenga, bakatura ibyaha, bakayoboka inzira y'agakiza, bakihana, bikarangira rwose. Kandi ukabona abantu bavuye ku ngeso mbi rwose baraziretse. 2018 abantu basenyaga ingo, bakajya mu nama, mu kanama, bagakora akanama, bakabacoca ibibazo by'ingo, ingo zikongera zigasubirana, ibintu bigakunda rwose, bigakunda ndetse ubu ngubu bitaruhanyije, batiriwe bajya muri za divorce ngo bajye muri leta n'ibindi, ahubwo ingo zikikoranya, zigafata ba bantu zikabunga, kuko ari abakristo, bagafata ingo z'inkeshano zikiyegerana, zikajya mu rugo rwa wa muntu, zikabunga rwose, bitiriwe bijya mu buyobozi, bigakunda, bigashoboka. 2018, 2017, 2016 musubiza amaso inyuma, namwe murabyibuka neza, kuko icyo gihe yari igihe cyiza cy'umudendezo, igihe abantu basengaga bumva nta gihunga, igihe abantu basengaga bumva nta kibakoma, igihe abantu rwose bazamuraga isengesho bumva nta kibazo rwose, ukumva nta kibazo, waba wanasereye na mugenzi wawe, waba wasereye n'undi, waba urimo amafaranga, waba urimo ideni, undi muntu akaza akabahuza, bigakunda, umuntu ntiyumve ko ikintu cyose gikubise ari ukujya mu buyobozi. Ubuyobozi bwazaga ari final solution, ubuyobozi bwazaga ari final results yuko ibintu wenda byakomeje kugorana cyane, harimo wenda wagoye undi cyane, naho ubundi umuntu rwose yumvaga ko yakoze ikosa, undi bakaba babunga ndetse bigakunda. Ariko ubu siko bikimeze, abantu bamaze kuba ibyigenge, bamaze kuba ibyihebe, uburakora gakosa umuntu akirukanyira mu buyobozi, umuntu arakozanyaho n'undi mu rugo, wagahita yirukanyira mu buyobozi, ko bibaho. Ariko mbere wagiraga ikintu cyo kuvuga ngo reka mbanze ngende gake negera abakozi b'Imana batwunga, ibyo byabagaho. Muri icyo gihe rero bitarahinduka, abantu bakoraga ibiterane by'ububyutse, cyo bitaga ububyutse, insengero zigashyiraho ibihe by'ububyutse, abantu bakagaruka mu bubyutse, ibintu bigakunda, ububyutse bukazamuka. Ariko ubu siko bikimeze, niba mugira ngo ndababeshya, ubu ntago bigikunda. Ibyo bitaga amavuna, abantu bakoraga amavuna, bashaka kuhakorera amavuna, ububyutse, bakajya kubwiriza ahantu hari utubari, bakajya kubwiriza ahantu hari utubari, abasinzi bakava mu businzi bagakizwa, ibintu bigakunda. Ariko ubu ntibigikunda, ubu uratangira kujya kubwiriza, ugasanga abasinzi ubwabo barimo nabavuye mu by'Imana, barabizi neza, bakakubwira ngo ntibazanagaruka, bakubwira ngo niba ari ibyo bintu byanyu gusenga ntibyemewe, ahubwo ngo gusenga byaraciwe, ubwo turaza kwenda iki? Kandi koko kumva ibyo barimo kuvuga ni ingingo urundi ruhande ibarengera ko baguma muri ibyo bintu. Ibyo bintu rero byose byarahanuwe, ibyo mwakanga, mwabyanga, mwabyemera, mwavuga ngo nsiki mutabivuga. Ubu ngubu nanjye naje narakaye, noneho mwagiye mundega kenshi, abakunzi banjye bagiye bandika muri comment bavuga ngo ubundi ngo ndaza ngo nje kubabwira amakuru ngo nkaseka. Ubu nta bintu byo guseka bikirimo, ubu twarahumuye, ubu nta bintu byo guseka, nta bintu byo kuzana amarangamutima ngo yo guseka n'ibiki. Ubu turimo kuvuga dushize amanga, kandi tukavuga ibintu by'ukuri. Wabyemera wabyanga, ubwo nta kundi, ni kazi yako, ni kuraha zao kuraha zangu si kuraha zako, kuraha zako si kuraha zangu. Ubu ngo ibi bintu byakaze, ubu ni ugusasa inzobe, umuntu akabivuga, nta kundi. Gusa tuzirinda kuvuga ibigize ibyaha kugira ngo dufungwe, cyangwa se tuzirinda kuvuga ibisesereza, ariko iby'ukuri tuzabivuga. Niba ngubu umuntu atemerewe kuba yagenda ngo ajye gusenga, aho ajye gusengera ahantu hose ashaka. Twajyaga gusengera kwa Masasu, habaga hari ubutayu bwemewe, ndahavuze ikiba kibe. Twajyaga gusengera kwa Masasu, umuntu akajya gusenga akishyura amafaranga, akagenda ya service, akaba yakihengeka ahantu habugenewe gusengerwa. Ubu nabyo ntibikemewe, kugira ngo mubyemere. Abantu bagiye gusengera za 15 hariya kwa Masasu babivuge muri comment. Uretse no kujya kuri ayo mashyamba bavuga ngo ntibyemewe, kujya muri iyo misozi bavuga ngo ntibyemewe, aho bari barashyize naho ngo byemewe, ubu nabyo ntibikemewe, byarafunzwe. None muragira ngo umuntu asengere mu nzu gusa? Mumenye yuko Bibiliya ivuga ko abahanuzi bo hambere ngo bajyaga bajya ku misozi gusenga. Kuki abantu bajya kuki abantu ubu ngubu bajya mu misozi, bakajya muri Israheli, bakajya ku misozi ahantu bagiye basiga inzibutso, bagiye basiga amabuye yo kugira ngo babyibuke, bagiye aho urutare, aho bagiye bandika izo nzibutso, izo mva, ibiki byose. Kuki abantu basubirayo bakajya kubyibuka, bibuka ibintu bitabayeho,
bibuka ibintu by'abantu bari bariho n'ubundi bajya gusenga, ndetse n'ubu ngubu muri Israheli abantu baragenda bakajya gusenga, bakajya kuri ibyo bituro bagapfukama bagasenga ngo bakaramya Imana, bakahamagara Uwiteka. Ibyo biho biremewe. None twebwe no kujya ahantu ku musozi kujya gusenga ubu ngubu bakagufata, niyo waba uri wenyine bakagufata, gusa wenyine uri umwe bakagufata. Ibi byakubaho ntago mbizi ngewe, ariko nyine byakubaho n'ubyumva se. Niba rero twebwe tudafite ahantu ushobora kuvuga ati hari abahashyize ari ubuhengekero bwo kwihengeka, ngo ugende ujye kuhasengera uvuga ati ndahihengekeye, imitwaro mfite, ibibazo mfite ndimo gukora, ariko ngomba no gusenga. Buri ugomba gukora ukanasenga, ugomba gusenga ukanakora. Niba rero ushobora kujya kwihengeka ahantu bagahita bagucakira, cyangwa se nta hantu hakiri comfortable, kuko bavugaga ko aho hantu hose hatari comfortable, hatemewe, ubuziranenge bwaho butemewe, umutekano waho batawemera, ariko naho bashyize hari umutekano, ubu ngubu naho harafunzwe. None se ubwo mwumva bizagenda gute? Kuba mu buzima budasenga ni ibintu bibiri umuntu agomba gusarura: ni ukwiheba, ni kwiharamagara, ni kwiyongera kw'ibisambo, ni kwiyongera k'uburaya, ni kwiyongera kw'imitima y'akahebwe. Ibyo bintu ni ukwiyongera, ntago ari ukugabanyuka. Ibyo turabivuga rero abantu ngo nkwi, abandi turabivuga ngo nse, abandi tukabivuga ngo nkwi. Yego, niba leta yashyizeho umuntu kugenda ngagiye kugura indaya bakamufata bakamufunga, yego ndanabishyigikiye, nibyo genda nabishyigikiye. Leta rwose aho ni sawa, ni nabyo turanabyemera, ni nabyo dushaka. Ariko niba mwemeje itegeko ryo kuko niba ugiye kugura indaya bari bugufate bakagufunga, kuki mutakemeza n'itegeko ry'iyo ndaya kugira ngo ireke uburaya, ko yahabwa ahantu ijya kwaturira ibyaha byayo ikava muri ubwo bubata bw'uburaya? None se umuntu azareka kwicuruza gute niba mwamushyizeho ngo bazamufunga? Nibyo, kuki mutashyiraho n'ahantu agomba kubohokera kwa akaboshywe? Nta muntu ugishaka kubyumva. Abandi barabwiriza bababwira yuko mugiye kubona amamodoka, abandi bakabwiriza bababwira yuko mugiye kubona amafaranga arenze ayo mwari mufite. Yego nibyo, kuko murakora, nibyo kandi nibyo, ariko nanone ntawe ukibwiriza avuga ngo abantu mukora ibi ngibi byiza. Umuntu araza gusa bibwirira ati ndaje mbahanurire, ngiye ndaje nikore mu musatsi, ubundi mbabwire ibibaye. Ntabwo ibyo ari byo. Naho mu bindi biganiro